Yarongeye kubikaze kuri YouTube channel yanyu. Tugiye kurebera hamwe imwe mu mihango iteye ubwoba ikorerwa Ivatikani. Wowe icyo usabwa gusa no gukana subscribe hano ku byanditswe utazi kugira ngo buri video twa uploadinze rero yose igiti kugeraho bitakugoye. Reka twitangire. Umugenzo wa mbere ni umugenzo barimo baratora papa. Uwo mugenzo ukaba witwa conclave vote, ubera mu cyumba cyitwa system chapel. Rero uyu mugenzo aho abakaridinali bifungirana mu cyumba, bamara kwifungirana mu cyumba bakazasohokamo ari uko habonetse umwotsi w'umweru. Situzi uburyo babigenza, situzi uburyo babikoramo, byagizwe n'ubwiru ku buryo nta muntu n'umwe ubizi usibye abakaridinali. Rero ahanga iyo habonetse umwotsi w'umukara ngo bivuze ngo papa ntago aba yemewe, ariko iyo habonetse umwotsi w'umweru ngo papa aba yemewe. Rero uyu uri mwe mu migenzo y'amayobera iteye ubwoba ikorerwa Ivatikani, abantu benshi batinya banibazaho. Reka tujye kumunuza ku mugenzo wa kabiri ukorerwa Ivatikani nawo uteye ubwoba. Ni umuhango wo kugira umuntu umukaridinali. Uno mugenzo nawo uri mu migenzo iteye ubwoba ibera Ivatikani, aho papa afata umukaridinali uri bube akamukubita urushyi ku rutugu. Mbega situzi ibiryo n'ibindi bintu byinshi bakora bigize bitandukanye by'ibimenyetso barimo barasenga abantu benshi batasobanukirwa. Muri kiliziya buriya tuzagenda tubigarukaho n'ibimenyetso nzabivuga. Hari ibimenyetso byinshi bigiye by'amayobera bibera muri kiliziya. We nakubwiye icyo usabwa gusa ni ugukanda subscribe kugira ngo buri kimwe icyo cyose twa uploadinze kijye kita kikugeraho gatanu ku kandi. Ikindi kintu rero, inama zibanga zibera Ivatikani. Buriya Ivatikani habera n'inama za politike, bakiga ku buryo isi ukontorora isi, bakiga uburyo politike zo ku isi zigiye zimeze, intambara, ibintu byaribyo byose. Buriya ibintu byinshi Ivatikani barabikontorora, Ivatikani baba babigenzura, baba babikurikirana uburyo bigiye bimeze, mbega uburyo babikurikirana buri gatanu ku kandi uko byagenze, uko buri n'igihugu cyose cyakoze intambara baba bakizi. Reka tujye rero ku kindi kintu, indi mihango iteye ubwoba ikorerwa Ivatikani. Imigenzo yo kurinda ibitangaza. Buri Ivatikani hari n'undi uwo muhango urahabera nawo, umuhango wo kurinda ibitangaza. Rero uyu muhango nawo umwe mu mihango iteye ubwoba ikorerwa Ivatikani, ikorerwamo ibintu byinshi by'amayobera abantu batasobanukiwe. Nakubwiye nafashe imwe iyi mihango iteye ubwoba ikorerwa Ivatikani ndayegeranya kugira ngo nyikubwire. Nakoze search ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye. Ikindi kintu, ububiko bw'amayobera buri Ivatikani. Buriya Ivatikani hari ububiko bw'amayobera bubitsemo ibintu byinshi by'amayobera byinshi, banakoresha imigenzo n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ikintu cya mbere kivuga yuko gishobora kuba kiri Ivatikani, igikombe ngo cya Yesu, igikombe Yesu yakoresheje anywa igihe yari ari gusangira n'abigishwa be divayi. Rero iki gikombe bakaba bavuga yuko kiri Ivatikani, kikaba kibitswe kandi nta muntu n'umwe batumukigeraho. Rero iki gikombe bakaba bakeka yuko bashobora kuba bagikoresha imigenzo imwe n'imwe ikorerwa Ivatikani. Ikindi kintu nacyo kibitswe bashobora kuba bavuga ngo gikoreshwa imigenzo, nicyo ni umwambaro wa Yesu Kristo, umwe abasirikare bamwambuye bakagira maze bakamubamba. Kandi tuzi neza yuko ibi ngibi byose byagiye biba rwose byabaye ubwami bw'abaromane, ari nabwo bwahise bwaje guhindukamo kirinuza Roma, ariho rwose unuza ibintu byinshi byagiye bitangirira, ariho rwose n'abasirikare bageze babambye Yesu. Ngire ngo murabizi muri kiriya gihe bari abaromani, kuko abaroma niyo yari yakontorolaga isi. Ikindi kintu bavuga yuko gishobora kuba gikoreshwa mu mihango ikorerwa mu kiliziya ni inyandiko za kera. Inyandiko za kera rero, hari
inyandiko nyinshi za kera tutajya tubona zahishwe nk'uko nabikubwiye n'igitabo cya Enoki kirimo n'undi muvugabutumwa wa kera cyane mu kinyejana cya Yesu bamwita Gnostics rero akaba ari umwe mu bantu mu bahanuzi n'abakristu n'abantu bizeraga Imana benshi nuza wari mu gihe cya Yesu. Uyu rero akaba nawe ibye byarahishwe, ibye bitaramenyekanye, bataratumye bijya hanze. Nkushimira wowe wafashe umwanya kumva ino video, nimba utarakanda subscribe bikore kugira ngo tujye tubana.